nago ndi mu mentioning yego so we starting show turakoze nyine nk'aba vixen then nyine kutwishyura agashaka kuzana utuntu tw'utucanca ako nge narabanereye barabizi shumi yanjye ukimbona kuri set menya ko satani yakuzi ariko ngo barambwiye ngo buriya bari abantu babakoresha nk'icyo nyinshi banabarira no kuri set man ibyo bintu urabizi cyangwa no kubeshya ni ibintu by'abanyarwanda ninde se badacumita man wega gucumitira aho ubonye nta byadanje ribanga nisiga mukoroko ndababeshya bwaramwe mutanza naho ngo nkwe na mukorogo nisiga aso nanjye kunyisi ndayo nanjye ndi indaya ariko mba nzi neza ko hari uturaya twanye turi bune yego turimo dushaka kuza tugushitinga turimo turivugishwa ngo nkwe ngo ubusengiyi ngo umva sheri ndahari ja ariko iki cyana ni Wanesi man ibaze yuko uri kubivuga MC iki cyana urakibona utema ase nubu kibona ako washukuye man umva iyo uri mwiza baba we baba tata we tungu aho ngaho sha wamango dori imbogo mana cyakora mugira isoni nyamwe abanyamakuru tugo generous for solitaire rap nyarwanda kuri ubu mfite ibendera na wa murapa w'umusazi namwohereje indera bro turi se muracyanyirukaho anze nawe ngubiti ndashaka kungubitira akantu kapera man kapera kugira numve ko nawe birimo neza ko nari umuhanzira Innovation Smart TV. Yes, reka nongeye ngusuza udahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV nk'ibisanzwe ni Celebobo. Uyu munsi rero nabakoreye ikiganiro cyiza cyane. Niyo mpamvu muri kureba hano imbere hicaye umukobwa mwiza cyane n'umusore ufite dread nziza cyane. Abasa mumeze muti? Ni Wanesi. Nabuze umusaza ahita yikiriza harya bavuga umukecuru cyane imbogegesha. Uri imbogege. Ndi icyukija. Aha, ndagira ngo ubanze wibwire abadukurikira hano kuri Innovation Smart TV. Okay, actually my name is Rehema. Yego. AKA Bad bitch. So, nishimiye ko mwanumiye kuri Innovation Smart TV. It's first time. I hope they're gonna enjoying our interview. Yego. Uri kumwe n'umusore nawe ndeba ewana wibogari umeze neza. Nawe ndagira ngo abanze yibyire abafana badukurikirana kuri Innovation Smart TV. Yama ni banyita Adolphe abandi MC Hitler cyangwa uvuge Hitler ravyo Hitler yes ndagira ngo ubanze usobanure imbere tugitangira ese iyo bavuze MC mu magambo arambuye cyangwa in full word ni master of ceremony yes ndashaka none umbwirire nk'abantu batari guhita bumva ngo master of ceremony ese bishatse kuvuga iki nyine bishatse kuvuga nyine ni umuntu nyine umushyushya rugamba sibyo yego abantu buri imbere y'abantu nyine abashyushya abantu bona bibi barashonerega hano baki ega baratuzi bro man hari umuntu unyongoreye ngo aho ngaho wifunganye n'icyana cya danje kirenze cyana kirimo neza cyane ibi nibyo kurya icyo cyana nanjye rero nakibonye numva ibintu ni wa ne sasa rero none ubu ngubu reka mbakuremo filme we nakuremo filme bakure bari ariko ubundi mu buzima busanzwe ndashaka umbwire izina bakuze ubundi ry'ubustari rya nyaryo kuko ngiye nakuroye mbanza kwibaza se yaba ari umunyarwanda cyangwa ngiye byanshanze kuko ngiye nitwa Bad bitch Bad bitch umubyinnyi mwiza amafaranga aramamagaye shayo nana yamuriye yego so nkabandi umubyinnyi yego w'umunyarwandakazi ama professional nkaba njyana mu video some of it njye muri hit gusa mu busanzwe uri umwagiteri ukaba uri n'umubyinnyi bigaragara mu busanzwe biragaragara ko ari byo bishobora kuba ahanini ari byo bigutunze niko kazi ukora niko kazi pe bo kugira ngo uze muri ibi bintu wabitangiye uti kugira ngo ubizemo ubwo nabanje kuri koti yawe actually yego I was growing up sinzi namwe mu cyongereza nakuze urumva abantu bambwira ati ndi cyuki urumva kindi kandi nyine man ifite umubiri mwiza nyine tu ewana bari kubona nizere yuko abantu bari kureba video rero hari ukuntu wicara ukavuga ati ese niki gishobora kuntunga kandi ni wowe wihitiramo buri gihe iyo haje guhitamo ikintu kigomba gutunga mu buzima ni wowe wihitiramo so I choose that thing kubera ko biraniryohera nanjye ubwanjye ndabyenjoyinga behind yuko ari nakazi ndabyenjoyinga yego that's what's up
mu bigaragara byo ibyo bintu bikurimo kabisa mani shumi ya navuga yuko ubundi habayo ibintu bibiri hari nature akaba na artificial urumva ko rero niba ibintu wowe muri wowe byiyumvamo tuba ari yuko ari karemano of course none se tubanje guhera nkaho wahereye winjira muri ibi bintu ubona byunguka umva mbere nibwo bazanaga ubuswera ntibatwishyure yego gusa ngo ndangiye nko muri acting y'umuhanzi runaka nago ndi mu mentioning yego so we starting show turakoze nyine nk'aba vixen then nyine kutwishyura agashaka kuzana utuntu tw'utucanca ako nge narabanereye barabizi shumi yanjye ukimbona kuri set menya ko satani yakuzi ariko ngo barambwiye ngo buriya bari abantu babakoresha nk'inshuro nyinshi banabarira no kuri set man ibyo bintu urabizi cyangwa no kubeshya ni ibintu by'abanyarwanda ninde se badacumita man urega bagucumitira aho ubonye nta byadanje ariko ewana ubu ngubu amaparafuzi ni menshi cyane amaparafuzi ni menshi cyane waba wese wayindebesheje mu rasetsa none se yirebeshamo ja bayo yirebeshamo rero ubwo nahita mbifata nk'aho ari ubureze bien bayo ibyo ntabwo bikureba man wallahi no ko numva nanjye uri bungozi ibicu ndagukoramo ariko okay twagiye ku muvandimwe kugira ngo none tujye dusharinga n'amagambo buriya nawe yaje agatikuramo bituma nawe kukugarukaho tuza dusanga nawe umeze neza fresh twagiye nawe harya izina ni Hitler MC Hitler ibi bintu byo kwemusinga wabije muti ibi bintu byo kwemusinga ngiye nabitangiye 2022 yego nyine nari umudansa gusa tu ubyina mbyina gusa mani byavagamo sisha byavagamo ariko nyine bitera ibintu byaho harimo ubuforari yego harimo ubuforari ariko ubu ngubu bisigaye bimeze neza nyine byose mani wambaye neza nta muntu wagira umusatsi umeze gutyo sorry gatoya turashima nyine buri muntu wese wumva ikintu bita ububyinnyi kariyeri y'ububyinnyi like ntabifate nk'ikindi kintu akabifata nk'akazi tu kuko mani bitunze benshi ishumi zanjye kandi nawe nibyo bigutunze mani ngiye birantunze birandyoshya biranswereje mbese nta kibazo kabona n'ibyo biceri ariko mani we have to pay our bills bro mani hari abantu bazinga aba baby like badukorera ibintu man we know how to searching money niba nzi kujya kuri stage nkavuga ati I can perform this shit abantu bakishima why not ukaryohereza abantu bakishima ubundi bitwaye iki ngize on stage mameze nka marayika murinzi kandi nanone buriya nanone nta muntu uhari ngo aryohereze babakiriya barahonga bajye kuri stage barigendera man barigendera ugasanga n'ababosi nabo barahombye ubwo rero mu bigaragara n'ubundi ewana mufite imbaraga kandi mu bigaragara byo hari ikintu kinini mubona ko mwubatse muri society ikintu ushaka kukubaza rero mu bigaragara hari abantu bari kukureba ku mashusho sibyo banakwishimiye kandi kugira ngo bakwishimire babanze bakore subscribe hano kuri Innovation Smart TV bakore subscribe twebwe channel yacu bitewe nuko simwumvamo akantu ka smartira akazamo akantu ka innovation natwe turabanyamugisha shumi ya twe dukora rero udushya niyo mpamvu nanjye mba narebye nkavuga ni ewana aba bantu bitewe n'ukuntu mbazi nanjye ntago nabura kubahamagara ngo noneho baze hano mbakubite ikiganiro kimeze neza kugira ngo twereke abanyarwanda ko hari n'abantu barenze zatari man tuba duhari of course turi impano zihishe yego nimutwegere yego tubatemo unyusi muve kuri za mbongo ni ngongongo mani shumi yanjye umuntu araza hano urumva akakubwira ibintu bw'ubufizi imana akajya yimukeshwa ngo bro ariko iyo twe tugiye kubatamo people cry yego abantu bararira mani twe tuba dufite ibintu bya danje uve kuri barangwa ubundi mu buzima bwawe ugira urukundo njyewe yego ndarufite baragisha shana arafesha mbere na mbere nk'umunsi umwe abantu baje ari babiri umwe akaza afite face nziza undi akaza afite amafaranga ayo nyine ninde muntu wakira mbere of course yego mbwira njyewe uri kumbwira of course ndi kubyo amafaranga yego ifaranga uraryemera umukobwa wese umubyinya akunda amafaranga kandi aho rikubise haroroha sha umva ni gutya mwana ushobora kuba wisiga n'amavuta meza man ibi byose ni amafaranga we wakambara ibintu by'umweru hasi kuva hasi kujya hejuru atari ibiceri
reka mujye mushyiramo imiyaga Yego. uswe ngewe ubundi ku bwanjye wakandebye ugatuma amafaranga nta kindi kintu uravuga. Yego. Okay, mu basitari uzi hano mu Rwanda niwe musitari ugushimisha, niwe musitari ukubabaza ubona wica ibiganiro? Yarapfuye uwo nakugombye kuba nkunda Nindi wamuvuga naribi Jay Paul. Uri umufana wa Jay Paul wadanje ariko yes, duhite tubonaho no gusuza abantu bose b'abafana ba Jay Paul, tubabwire ngo tunishyuriza bandi tubabwire ngo turabemera byanyabyo. Urumva tunishyuriza abamama abagore biwe nyine niba barababicaye nari tunabishyurize mwana niba barabishyuye nta kibazo byabagezeho wallahi ndashona neza wallahi ari showbiz. hari umubebi bigeze kuvuga icyo gihe hari muri social media yakunze umuhanzi umwe w'umunyarwanda boro mana agiye kuza urumva oya bari byumve neza ngiye gukubita inge story nguha ziba ari izanyazo ndabura mani yakunze umuhanzi w'umunyarwanda w'umusore anije avuga ati bitewe n'urwego ngewe mukundaho ati niyo bambwira ngo arwaye indwara itagikira reka mbivuge gutyo nge nakwemera tukabana. urimo urabyumva urumva urukundo yamukundagaho. So nawe urabyuti ngewe nakundaga Jay Paul ariko byaje kubaho nyine ko ava muri ubu buzima twese turabizi. Kuri ubu nta wundi muhanzi waba ugikunda? Ubu se yego uwo nkunda si ntago ari umuhanzi n'ubundi yego ariko nta wundi muhanzi navuga nyine ngo nyine namukurashingiye cause Jay man ngende man twe turi ibirarega man nago wajya kwikaraga imbari man ijoro ryose utari umurara shumi yanjye urumva nago wagera kuri level yo kuvuga ngo uradiringa abantu bakire baguha ibiceri kugira ngo umukira kubone mu kabari kwiwe bibe itegeko ko agomba kukwishyura nago wajya kubidiringa man utari ikirashu. Okay, harakane nakubaje ndakwaza ni ese nuwuhe noneho ubona hano muri social media mu bakobwa ubona bari kwica ibintu bari kuguhamagara ariko nta kibazo kuri iyi mihanda? Yego ni nk'uje abo batungo yego niba ari bici ni ziranyine zirandokore zanyu bamwizanishijwe ngo mwari ngo dore ipusi ngo dore inkoko ngo man izo boro nk'izo ngizo. Yego man ibintu nk'ibyo nyine ntabwo biba bikwiriye. Dore imbogo yagutuka akagutokoza uzi ngewe se shana yanjye nta nubwo bishoboka. Uzi ko niyo mwarwana utamukira Jens ubwo se njye nakirirwa ndwana njye ntabwo ndwana shumi ku munwa urawuzi we barakurabura nzaguhuze nawe kuri debate se njyewe uhuza nawe aririmba iki se man reka nkukubitire boro. Yego nongeye gutangira mbasuhuza it's a good generous for solitaire rap nyarwanda kuri ubu mfite ibendera na wa murapa w'umusazi namwohereje indera bro turi se muracyanyirukaho man ko numva uri umuhanzi man bro ibaze boro mba mfite mu mutwe ukanzanira uwo mubebi man. None se mu buzima busanzwe wari wajya muri studio? Njyewe man turize bro ibyo biba ari ibyacu twebwe ko nundi mbikubwiye ntacyo wamfasha man mwese namwe mwamura aho ngaho gusa muyimereye ngo ariko njyewe buriya njyewe baranzi man nge ndaheba ariko buriya ntanagukoma n'akana ariko njyewe vase ndi tayari shumi yanjye uzaze nkwereke ukuntu akazi gakorwa uvuye kuri bariya man biriya ni ibintu urumva abanyamakuru baba bari gukora kugira bo ubwabo bacuruze ariko tugiye muri talent man na wa mwana uruka kuvugisha perezida yarabivuze tugiye muri talent man abana turi imihanda dufite impano tumeze ngo ubu bakujyanye mu marushanwa wizera ko wahava utsinze? nta n'umubebi none wumvise gusubirira ariko buriya wasanga dore imbogo wavamo agutsinze ku misatsi y'imyera ahagaze aya ni amafaranga niba atari igikabyo iyo misatsi wakomeje kuvuga iguhagasa ngahe? ni amafaranga n'akajipo wambaye ego ko zahabu reba kuvatse kugira iyo ni gold, that is gold man come on iyi ni boro man ibi nta wundi muntu nta munyarwanda no kuri kamera nanjye ahantu hose mba ndi kuzuminga iyo nkweto bayita ngo iki warangiza ukambwira ngo dore niba utabeshya ubu ngubu uhagaza ngahe? Njyewe man njye kubara watakara ahubwo mbaza ibindi man twitwikire shumi sibyo rado. Okay, twagiye kuri mugenzi wawe yes nawe nyikugiraho Hitler Mr. Hitler nawe ndagira ubanze nawe ngubite ndashaka ko ngubitira akantu kagakapera man kugira numve ko nawe birimo neza ko nari umuhanzira